Mama natsinze. Mama natsinze. Mama ngomba kukigali. Mama. Hariya twarabivuganye. Nawe ni Nyabugogo. Nanjye ni Nyabugogo. Nawe ni Nyabugogo. Wowe ni hehe? Nitwa Shyaka. Navuye iwacu mu cyaro, mfite inzozi zo kwiteza imbere, asezera ku bukene. Kandi kuko byarampiriye, mbona amafaranga. Ndetse ndongora n'umukobwa mwiza muri Kigali. Nsezeranye imbere y'Imana yuko nzagukunda bitagira iherezo. Impundu. Ahi! Mukwimeta ari uruziga. Nifuza ko ubuzima bwanjye nawe uzahora ari uruziga. Nikaraga kuri wowe wikaraga kuri njye. Shyaka. Haleluya. Yes, ashimwe cyane. Haleluya. Gusa icyo ntamenye ni uko uyu munsi wari itangiriro ry'agahinda, umubabaro n'ishavu mu buzima bwanjye. Buretse gato, iyi nkuru nyitangiriye kure. Dore uko byatangiye. Gakeya, akushaka kujya rimwe. Aho ni sawa. Turenga. Nyamuneka nuko imbere haranyira n'ibikomeza mbere turayisuri. Agarara ngaho imbere haranyire. Mwasinze. Twafashe muze rwose. Rero ikibazo ahangaha ntabwo urabahaba. Uri ukuntu ahangaha gahunda zimeze. Ubu ahangaha imodoka ni ikareka. Ubu tugiye kumanuka gutya kano gasozi. Dukate gutya. Tugiye ducya dukate gutya. Hagera mu rugendo. Nimba utazi kugendesha amaguru ushobora kuza gucanga. Urabizi ko imodoka ifite umutekano hano? Yawe data. Singe tuzanye. Bapfa kuba bambonye gusa. Ibyo byose nanga bagira ngo ni ibyanjye. Ntugire waswasire. Ubwo ikindi nakose ubundi ntarabara tutaragira. Uri kumva buriya yamuvandimwe Shyaka. Umva yambwiye ngo nyine guhura nko muri wabonye ko yagiye gufata ruguriya kweka intuza ku mahanda. Ubundi niba bimeze bite kugira ngo nimba ari n'ikibazo ugiye kwinjiramo cyane nimba ari n'ahantu ugiye kugira umenye ukuntu nkungu zange nangaha ushobora kuzije kugura nk'ikintu iyo batakuzi wambaye nka gutyo n'ukuntu usigaragara baguhene. Njyewe rero ibintu byose manzi ibiciro byabyo bimeze bituragenzwa n'iki kugira ngo umenye kuntu hagize n'ikibazo cyangwa se n'ibintu bigize ntamye kuntu nanjye mpagarara mu byo. Tuzi ndagenzwa n'amahoro ntakibazo. Ahubwo nyereka turebe. So ikindi rero none burabenda kugira ngo tutaravugana buriya nubwo mbangize bumugiye kujya nyine kugezeyo akumva kugezeyo nabwo nanjye neza kugira ikintu mvugana nawe ko nawe nyine urabizi. Njye urankorera mu mujyi. Uri kumva? Ubwo rero ndanagaruka ndebe n'ino modoka ubwo ibintu byose ne dushaka kuzenda kubivugira hamwe nta kibazo. We nitwanira. Yaje ndi kumva ye. Okay. Uyu munsi nabwo atakazi ntago ndi bukajyemo biteye ko nari guhora n'umukire nkawe. Reka ducanga. Ahantu hafite umutekano. Umutekano nanga ahantu hose ko hari umutekano waburira he.
neza urashaka gucanga aso se haba heza ahangana ni kumpanga urukumva turagenda tumanuke gutya niyo mpamvu twari dufite imodoka nese bari ahantu arenza nyabagendwa ntitwa n'ubu numva ati reka tumanuke ariko nk'ino nkweto yawe wambaye ushobora kuyitahana ari uburere jewe uraba mfite inkweto zo kuza kugutiza urazamuka wambaye iyi ngiyi ikiza cyaho ni kimwe iyi ngiyi ni akayira ka bugufi urumva ugenda ukatamo ukabura hageze byatufata nk'iminota ingahe ubuze namye ari ingahe haza ubu niyo nakuvuga ko ari ugutaruka akunda numve nabi ntabwo ndi burangiye ngira amagambo menshi n'ubu nabwo ntabwo ndi kuvuga kugereza kwitwararika ubundi uri kujya ahantu utazi ahantu ntabwo mpibuka neza mperuka kera si imyaka myinshi cyane nka 30 ariko umva ntabwo nahibuka ese shaka ko numvaga ari kumwanya w'umunyacyubahiro wagira ngo nyine n'umuntu wenda wo muri famille cyangwa n'iki hatatasha nawe bitari mwiza famille se ukaba wagenda ukibagirwa famille gutyo oya ntabwo urumva twarahabaye njye narahavukiye ariko so nakuriye urumva rero nicyo kibazo mahiruka ikira cyane ahubwo ndabona amasaha ariko dufata akunyereka rero barageze za Buganda ni nk'ibyo ako ntago bakwamburiyeyo urabona ko yazaga Odi hapa. Odi. Halo. Karibu. Mwiriwe. Muraho. Yego. Muraho neza. Bravo. Sono kumwakira abashyitsi. Ko nkabamenya. Kumenya nicyo cy'ingenzi cyangwa nuko nsuhuza. Ko nari ngusuhuje. Reka mubwire. Ubundi ubwo wararezwe cyangwa warorowe. Urabona umuntu utamuzi nko wahagurutse ugahobera umuntu afite igikapu ku rutugu ntuzi icyo abazaniye uramereza ukuboko wicaye tu. Ana nagiye kera kubusa pe. Ariko ntabwo nabamenye. Ni ngombwa kumenya. Shaka kumbarura ngo imfashanyo. Gakumbare. Hari. Yego. Uru rugo bararufata bakarugusigira. Baronsigiye ni mu rugo nta. Kwisina ry'Imana uyu mugabo ni umusazi. Agasigamo igihungu kingana nawe. Ubwo se umwibye. Uba kuri ibintu kabitwara. Ntabwo ndi umujura ariko sinzi n'impamvu mwanyita umujura. Nyifashirize. Fata gerageza ufate neza. Nyagasane Mana yo mu ijuru. Umwanya umugore avuye mu rugo. Ahantu hose ahindutse ivumbi. Ndore gato. Ese mu buturamye ugira uti. Uruhinja barera. Kurya dushobora gufata ahantu ngo ukorope, ukora amasuku hanagura hahose. Umugabo atahira ahantu hazima. Amasuku twayakoze nuko haba ivumbi ryinshi. Ko babivuze kuri koko ngo abasabirizi baragorana. Ariko ntabwo ndi umusabirizi. Uziko nakoze. Nje nkuzi. Ndakuzi cyane. Ariko igifi yigira mu mazi sibyo yigira ku ipano. Ndikurata igamboye nibyo. Urakumbona? Wamaze kwambara inifomu z'akazi. Wamaze kumbona? Saro uri umunyamahirwe. Kano kanya imisatsi yanjye irabifashe. Imisatsi yawe y'abanyakigali isubuye ibintu bireshya ukwe. Ese sibyo byiza se? Nawe waraje umva mubwire. Kano kanya bamaze kuguha akazi. Ariko uziko ngende umunyamahirwe ndasengeye mama wanjye aba yansengeye kandi nanjye ubwanjye nari ndi muri korari ndi umunyamasengesho. Imana usenga sibayane none se mbwira nini wabonanye na boss gute byagenze gute? Boss wawe se ndanamuzanira bwana mubone. Nose ninde waguhaye akazi? Cynthia inshuti yanjye magara. Ibaza ko Cynthia yahise ambonera akazi ibintu byose biri ku murongo ubu nanjye ngiye gutangira nkorera amafaranga. Cynthia wabigiyemo. Cynthia nyine. Ahubwo se ku kwezi iyo muhembwe muba mwumva mumeze gute?
ndumva afite amatsiko ukwezi nikurangira bakambarira ibifaranga byanjye nibisanzwe uzajya wakira amafaranga ibibazo imibare kubane myinshi usangwe nani igiceri cy'icumi usaguye yewe wowe Sara umushahara wa mbere nzatanguramo ingurube 3 nzimite nzohereza mama ahite anyorohereza ntabwo uzisiga kwisiga se ntabwo sanzwe nisiga uzakenera guhindura amavuta yiki se ngende karemano imana yangize mwiza birahagije amafaranga yagiye uzakomeza usiga se iriya gikotori wisiga mufite se sinziza niyo abantu b'inzobe nta kibazo uzakomeza uyisiga ngende mfite imishinga yanjye kugura ingurube 3 nkagura ihene nzagurira na mama n'inka ambwire rero Sara ugende gake ndishimye twaturutse twese mu cyaro tubonye akazi ari kugende gake nukuvuga iki by'umwihariko Cynthia yakoze iki se washakiye akazi uzamugendere kure Cynthia ni umunyamico mibi iki sidukorana mu kazi simuzi ni wari kuvuga amagambo kuri Cynthia we nari nzi ko abakobwa bagirira ishyari abakobwa bataziranye batifuriza ibyiza wowe kuri w'iwacu mu cyaro ni gutaka kandi utangiye kugambanira Cynthia no kumuvuga nabi mbese mugamba umutima mubugira ni nayo mpamvu datera imbere reba iwanyu kuvuza uza mu mujyi nta kintu murageraho ariko kuba Cynthia nagiyeyo nenda kuri yahinduye intebe zo mu nzu umva yaguriye iwabo amahene bateye imbere hano mu kazi duhembwa amafaranga uri umunyeshyari kandi nonsubiza hano mu kazi duhembwa amafaranga ntabwo mbyitayeho cyo nzi cyo nuko Cynthia yateye imbere ari umubosi nanjye ngomba kuba umubosi nka Cynthia we kankubwiza ukuri sa niki se ndakuzi inzi wanyu ni wishinga Cynthia uzayora ishingwe ese kumwishinga uri kumbwira no kuvuga iki Cynthia ni umunyamico mibi ntiwamenya aho amafaranga yakura none se nyine ngiye nywa inzoga kandi afite akazi ngiye ko nkafite se nari nubakira mu rugo wowe nyine uri umunyabuhahari udufaranga twose urahembwa ukabika nta kintu na kimwe ujya ugura nta sha ahubwo no gutera imbere bizakugora Sara icyo nkubwiye cyo uzagendere kuri Cynthia uzumva inama nkeya zishoboka za Cynthia ikintu azakubwira ujye ugitekerezaho kabiri ujye ubanza ungisha inama umvura umunyeshyari nta n'ikintu uzajya nkubwira Cynthia wankuye mu cyaro niwe wangira inama ngo nze waranyihoreye ndaje ndahageza isa anshakira akazi reba nta n'iminsi ninga irashira mbonye akazi kandi keza ahubwo tugiye kujya kuri revi n'ubu nanjye ngiye kumu boss nanjye mbu umukobwa wo mu mujyi ibintu by'icyaro ngiye guhita nanabireka kamubwire Sara ikintu Imana yaduhishe mu mutima ikintu Imana yaduhishe ni kureba mu mutima w'umuntu urabizi neza ko Sara yagukuye mu cyaro kubera inyungu zawe urabizi ko ari mu yaragufitiye cyane inyungu se none se zitaba inyungu zanjye si yanshakiye akazi singiye gukora singiye uzajya uhembwa si turi hano si turi kumwe mu kazi mbwira icyo nkubwiye cyo uzagende gake si we iryo shyari ufite ubundi n'iryiki none se ndagira ishyari ngende kumugambana kuri boss ngo bamwirukane nta kintu kibi wambwira kuri Cynthia ngo numva ari kumindura ubuzima uzakibona sheri byari mu bicyo ko mbona bitamo ndi kumubwira hano abagomba kumva abakiriya akabatega amatwi mubwira sakuza ese twari turi gusakuza Cynthia basikirira suwe wajima we ahubwo zamuriye wajumanura uramanura guherera abantu hande to so ko ufite ibibuno binini bizamura ijipo wagiye umanura ako se nzamuye yawe niyanjye niyo wari kunyiri buri kurangaza abagabo b'abandi niba wumvaga urifigira guki yoga mu nyanja ubu ugiye kogera ku ipanu ntabwo ugiye uzandarikaho ngo umusore wakaraze imisatsi ngo umusore w'igihagararo kingana gitya akundi kuri mwiza washatse ibyo ukora umuntu ufite n'imbaraga bagiye mu bintu ugakora nyine ugakoresha izo mbaraga mbona ufite reba nk'imbaraga ufite ukuntu zingana umuntu w'umugabo arya imitsi umugabo mugenzi we ibyo bibaho ariko ndi gushaka sinzi ariko njye ntabwo nabamenye sinzi impamvu muri kumbwira ibyo bintu birangora kugira icyo mvuga namwe ntarabamenye wasuzuye ntabwo nabasuzuye urabona nta kintu twavugana ntabwo ari byo nari mvuze ngira nyirurwa hehe ese nta nubwo ushobora kumbwira uticara cyangwa ni karibu mu nzu cyangwa uragira ngo ninyinjiramo nyinjijemo kugira ngo uyizemo biri bukugore
kare w'umunsi. Tundire kamubaza uri imfubyi? Ntabwo ndi imfubyi. Kubera iki? Ese urahugira ute? Mu by'ukuri uri umwana wo kubyuka bagahereza umugati bagahereza icyayi ukicara nta kazi ushinzwe nta kintu winjiza mu rugo. Birakwiye? Ariko ndi gushaka akazi sinzi impamvu ntabwo karaboneka. Mbabarira ntuntere icyokere nje kuruhuka nje guturiza ahangaha umbabarira umpa agahenge sibyo? Ugerageza ubyuke ugende ugaruke bwije kandi ari gushakisha akazi. Aho kumbaza ngo ndende uzamenya nitwa Anna. Si wamenye? Mbwira yagiye nkasanga Agiye mu gitondo. uravuga uti ndi bukorope ari uko aje. Reba nk'ahantu uhagaze uko hasa. Amakaro amaze kuba shokora yari umweru. Ikibazo cyawe ushobora kubikunukira mu matamatama sibyo? Kuko urandeba nk'umuntu ushaka kunkubita urushyi. Ntabwo ibyo nabitinyuka. Ndabona ndeba nk'umuntu ushaka no kuntuka. Ubwo uri kuntukira mu mutima. Si uri kuntuka? Agatebe nicara gira. Twarikije kapu mu nzu uzanira icyo kunywa. Turinganira kiri muri uru rugo. Nje turira ahangaha igira iti. Unyura mugore yarakoroye. Nje urava ahangaha. Wapi? Urahava. Nubwo ntaho kuzanya urahava. Ntago harya imitsi ya mwene mama. Umva muho. Harya ubundi witwa nde gutambwe n'izina ryawe? Ndaharaho mpezwa. So mwari muri kuvuga ibiki? Mwari muri kuvuga ibiki? None ikintu gisekeje twari turimo turaganira ariko sha uriya mukobwa agira ishyari ntabwo agukunda. Mwari kubwira gute? Nyine rero ari kumbwira wowe mugira imico mibi ngo sinzajye nkwishinga ngo waranshutse. Ngo nyine ngo ukora ibintu bitari byiza ngo ntago ngo nkwiriye ngo kukwishinga ngo sinzumva ibintu uvuga. Nanjye nkamubwira ngo Cynthia ni umwana mwiza niwe wamvanye mu cyaro anshakiye n'akazi nanjye agiye kumpindurira ubuzima. Bo nyine agakomeza ambwira ibintu bibi. Yakubwiye ibintu bibi. Mbese akimara kubikubwira we wumvaga ari byo? Wapi numvaga gufite ishyari. Mbare umubwira. So mureba kuriya twavanye mu cyaro ariko agira amagambo mabi. Afite amagambo mabi afite umutima mubi niyo mpamvu hano mu kazi ntabwo bamukunda. Kubera iki yigira inajyo? Ikindi kintu agira ishyari kandi aragura. Ako kishyari. Bari kuguma. Ishyari pe. Agira ishyari kuko ntiyabonye bamara kuvuga urugero tips uyizi. Tipu nenye. Kumwe nyine wakira nk'umukiriya ajya kwishyura akagira amafaranga asigara akahita ahubwo yitwarira. Akayaba ku buntu. Buretse njye kwakira bariya bameti. Uba bureka ariko iki nicyo rero ngiye nwangira. Nyine hari abakiriya mbonye binje bameti. Reka nkubwire njye niba ushaka ko tugendana gutya ibintu by'ubuturage byo kwerekana ko ushaka amafaranga cyane iyo werekanye muri Kigali ko ushaka amafaranga cyane urayabona. Ugenda pole pole. So wambwiye ko ushaka gukira nkanjye ukajya usa neza nkanjye ibintu byose rero tuza ndakwigisha. Ikintu cya mbere niba ushaka kugendana nanjye hari ibintu bibiri bidakora. Ntabwo wagendana nawe ugendane nanjye. Ubwo uhitamo kuko njye nawe mwaba ameze gutya n'ameze gutya. Ntabwo mwumvikana. Ntabwo twumvikana. Kubera iki? Njye ariko nta kibazo cyane mfitanye nawe. Ahubwo we ntabwo nakumvikana n'umuntu unyereka yuko ari umunyeshyara ababaye cyane. Okay, niba neza ntabwo ari njye wawe witeresheje neza sibyo arata? Nawe ariko ateye neza. Bateye neza ariko nyine ntabwo ameze nkawe. Uya ni mwiza ubwo ikibazo nuko agira ishyari. We nyine umva ibintu ndi kukubwira buriya iyo mbonye buriya biramurya ntabwo wowe bizi. Niyo mpamvu shagiye kumbwira ibintu biba ariko ntabwo nzamwitaho. Rero niba ushaka kwitwara nkanjye njye nshaka kuba nkawe apana nkawe. Niba ushaka kwitwara nkanjye ikintu cya mbere reba ijipo yawe ntoya none se urabona uzaba nkanjye ufite ijipo ireshya gutyo.
zamuraho gato urana nka hano yanjye igera wowe urwanira abantu nawe bakabya ibyo byo kuvuga cyane kwanza simbikunda ntabwo nzongera wowe urabona ijipo yanjye gutya nibwo baguha tipu none se ushaka kubona tipu ubona tipu ariko wahennye urabona nahennye ariko ko amafaranga si amafaranga ushaka niyo mpamvu none atajya abona tipu gihora cyambaye amapantaro wasa mubwize nawe ukagura ukaje kukiza ariko umuntu niba umugiriye inama rimwe kabiri niyumva uramureka kandi ukuntu ari umunyeshyari nanjye rero reka nkubwire kwa ko ngenda urabizi sinkunda singira gutera imbere rero urabizi reba ukuntu nagusirimuye nkujyana muri salo urabona wabaye umusirimu rero igakubaho nk'abasirimu apana kuba usa nabo gusa no kuba umusirimu ariko nimpembwa nk'amezi 3 nzahita mba umusirimu nzatumva mubwire wowe nje nzakwereka n'ubundi buryo ubonamo amafaranga utaranahembwa ukahita ubona za tipu nyinshi ukahita ugura na telefone right uyu wowe nugira ikibazo ari gutya nkazajya nanjye nkoramo gutya kwa ndi mu bigenza byihorere shayo muri kudondanga mba numva mfite utwo tuntu tundekera wowe nugira ikibazo wowe pfa kuba uri inyuma yanjye ikindi ku ruhande rwawe senti ikindi ntuzajya ubona atangiye kuvuga utugambo twinshi jya mwihorera okay ngahinje bakire bari abantu kandi ujye zamura ho gato naguye na yewe rese ndabaga ngo mumeti oya wegenda ubaze nyiriwe ubasekera ujye ubasekera murafata iki sibyo useke kandi ubishaka ntabwo ari ngaho ugenda bari kuguhamagara reka njye gusaba tipu Yemwera. Ndio mwana uko waro yabyeje ngwahite. Yewe dera. Komera. Yemase. Mura. Yowe. Muze. Rero dore nangaha nyine sinzi. Hari ikindi kibazo? Yakoze. Muze. Wakoze rahagije muze. Ntaki. Sekora kavugura kandi urakoze. Nawe urakoze rwose urakabyara uhinguye wafura. Sawa. Nta wundi muntu se ugira ntacyo ujye ufite nundi najya ngufasha. Sawa urakoze. Mumashya sawa Kigi abakavugana neza ariko ntuwe ugira hasi rwose ndari kandi rwose yowe Amashyaka nshize kandi yande cyangwa gushaka ndakubwira wa mugabo ndamubwira mbabarira ahubwo se konzi kuri umuzimu ngeze hano gute abazimu ngeze hano gute kandi umuzimu ni munabara hano hari umuzimu wintabariza ndire ko nkora ufite uburenganzira bwo kumva icyo ushaka icyo ari cyo cyose ariko nshyira imbere yawe babari inzira ikuze ntabwo yizi ongera wigende igendere rwose igendere nari maze kwiyakira igendere basi wambara ukanyura shaka kumva numva ikizi basi nshima ibipfukamira ntabwo ndi imana udatuma n'imana ukaniranya n'imana yanjye icyo wakora cyose ndacyumva kandi nawe ndakumva n'amarangamutima wagira yose ndayumva ariko nshima ndakwinginze kuko nanjye mfite byinshi ku mutima nakubwiye uramutse unteze amatwi
mama Shyaka wanyanze bingana iki ku buryo ukinga byose hasi neza ko twakundanye njye nagutengushye ariko gukingura ndi muzima wowe se uriho niba urebye wowe ndiho cyangwa uri muzima n'ubundi ntabwo wazutse uracyari mu butaka njyewe ngo tuvugana ubu wowe uri igituro izi ni indabo ngiye kugushyiraho wowe uri intumbi iki taraba ari wenda ntabwo urabona ngo ubu uri urunyo ariko umutima wanjye naragushyinguye ko dufitanye ishyaka ubyibuka neza ko dufitanye ishyaka bakunda mureka gato nari nabwiye ngo reka duce gato n'ikintu ngo reka mvuge n'amashyaka ndakwinjiza nanjye ntabwo ubayeho neza kandi nje ntunyegere ndakanya ntunyegere nakubwiye ngo ugiye wowe narakwishe uyu ni wowe utuvugana wowe uri intumbi narakwishyuye igituro wowe cyakora ikintu utabaga ntabwo urabura wenda ube wahinduka urunye ahubwo ntabwo ndahagera ariko nagusibye wowe mu mutima wawe ibi uko dufitanye ishyaka hasi nyumva bwarinde gakondo rwamba barutankoresha amabasa basi nkoze icyo ushaka basi unyumve ubu unyangiriza ubusogi nurangiza umbwire ngo ugiye gushaka amafaranga i Kigali usubijyane mushyire mu mago reba umunkanyari waraje ninagera abaye mukamusa ni igenda gaku cyangwa genda singushaka ubuzima bwanjye genda singushaka genda uzakunda amatike n'amashati n'amasanzwe genda